Abahanzi benshi batajya kuri stage anga igisenyi man. Ya urumva nk'uwo muntu ubwo mvuga ngo namwibanzeho ariko no umuntu ujya kuri stage no ibintu by'ubu. Meza TV ryohera abagukurikiye. Yes bakunzi ba Meza TV mumeze mutaho muri hose banyarwandakazi amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndabakunda cyane murabizi ni gitera umuhana avayo nyamutegera kazazejo papa gengo umukambwe umusaza wahazaza ndabakunda kandi cyane muri ku mutima ni kakazi kacu kagikomeje kandi kazahora nkuko twabibasezeranije tubazanira abastari batandukanye mu gihe gikwiye twabazaniye noneho umustari again nubwa kabiri turi kumwe Monami X. Ya man. Ya ni neza. Musaza fresher kabisa. Nubundi ni Monami X. Umwe wanyu kabisa burundu. Ya. Ni burundu wowe n'abanyarwanda mwaranywanye impeta yambaye nabo barayambaye umusaza. Ya nabo barabizi kabisa man. Ni gutya. Ya man. Wongeye kugaruka nyine kuri Meza TV nk'ibisanzwe noneho tuzaniye cy'abanyarwanda. Bebuteye neza. Ni neza ukugenda neza. Nje nasara. Je nasara yeah. Ya urumva ni ibintu man urumva ni neza maniga fresher yongiyo ni new video yanje nyine ya ndumva igeze hanze maze nk'iminsi 5 iri hanze tu gutyo ya ni video yanje nateguriye abakunzi ubwa mbere twabiganiriyeho ariko ubu ngubu nyine nabikoze ugira ngo babone ko nyine ibyo mvuga ari by'urukundo mbafitiye abakunzi bacu ndetse n'abacu angaha mu karere ka Rubavu by'umwihariko yamani nukuvuga ngo amagambo makeya ibikorwa byinshi kuri Monami wababwiye kujye kubazanira video ubabwira kujye kubakorera indirimbo nyinshi cyane kandi zitandukanye uyu munsi wabazaniye video iyo video yitwa ngo iki ya video ni Nasara by Monami X official video man ya ninasara nyine musaza nuko nguko tu aka kanya bazaniye indirimbo audio na video yabisohoreye rimwe imaze iminsi 5 kuri channel ye yitwa Nasara uragenda ujye kuri channel ye yitwa Monami X channel yawo ya ni Monami X kabisa Monami X man ratubona ibintu tu inyoshushira hari nibindi man n'amaproje menshi tugiye gukora muri no minsi ya man uragenda kuri Monami X nurangiza ukande subscribe nurangiza uraba umuteje imbere n'umwana wanyu w'igisenyi n'umwana wanyu ukora umuziki awukorera mu karere ka Rubavu no hanze y'imbibi za Rubavu hose n'ikigara kagerayo abategurira ibintu byiza iyo ndirimbo mugende mwumva ukuntu yanditse murebe ukuntu yaririmbiye umukobwa neza n'umwana uzi kuririmba ni new vision kabisa ya kabisa nago beshye umusaza ni new vision man kuko nubundi nago wakora ibintu bitaryoshye kandi bikorera abantu bawe man ya niyo mpamvu nakoze ibintu byiza biryoshye kuko n'urukundo bagiye banyereka abakunzi banje cyangwa se mbo bakavukire bangahe bugoyi cyangwa se n'ahandi hantu gutyo agiye atandukanye byanyeretse ko kabisa ibintu biryoshye ari fresh ya man aka kanya ingingo nyamukuru yanjye nawe ni kuri video yawe yitwa Nasara yasohokeye rimwe na audio imaze iminsi 5 kuri channel yawe ya YouTube aka kanya niyo mpamvu nagutumiye kugira ngo ubwire abantu imyandikire y'iri ndirimbo ubwire abantu iri ndirimbo umuntu wayiririmbiye kuko wabwiraga mu baby ngo ateye neza unagera mushiramo ngo wasara sinzi kizatuma usara usobanurira abanyarwanda Monami indirimbo yawe cyane iyo refrain iyo ni refrain ni igice cya mbere uririmbye no ni kalasi man ni kalasi ariko man urabona se mubwire gutera ubundi gusara man gusara ubundi ibintu urimo ukunze man byagusaza tu dushobora gukora interview nawe ugasara man bito n'ukuntu bifilinga nyine ya ariko ira ndirimbo by'umwihariko man ni indirimbo y'urukundo irimo amagambo y'urukundo n'ubundi ya ariko nayikoze kuko hari ibyo nawe afite ibinyespira ko nayikora urumva man ni byinshi cyane ntabwo navuga nayiririmbiye mu baby man gusa waririmba mu baby kandi ufite madamu ahubwo nka madamu wanjye narabizi ko akunda n'umuziki man
nawe ashobora kubyumva akavuga ati ya baby warankomye kabisa yawabikorenge, ariko ntabwo ari demo n'ubundi nabikoreye, ahubwo nabikoze kugira ngo n'ubundi buri wese aryoherwe mani, ahantu mu byishimo afite n'umukunzi gutyo mani, ntabwo ari iyanjye ko urumva ntabwo niririmbye nayiririmbiye undi muntu wese gutyo usanzwe ya mani. Yes, noneho kugira rero ugira igitekerezo cyo kwandika iriya ndirimbo, inspiration ku muhanzi aba ari nyinshi cyane. Kugira wowe ugira igitekerezo cyo kwandika indirimbo yite Nasara uyiririmbe muri buriya buryo wayiririmbye muri gutera umubebi mitoma, igitekerezo cyaje gute? Bo man, buriya igitekerezo rero ni byandi tuvuga umuhanzi man. Buri umuhanzi ni igisobanuro gikomeye. Hahandi n'ubundi busanzwe nkora indirimbo z'urukundo, sinzi niba uzikurikirana, indirimbo z'ubuzima, ariko nyibanda ku rukundo kuko man ndakunda cyane tu, sinzi niba ubibona nawe. Ya mfata umwanya kuba nakunda umuntu man kuri rwa rwego nyine tugo kuba numva ko mubuze Nasara tu. Ya nuko nguko byagenze muri ndirimbo Nasara, ariko icyanshimishije nuko sinjye wasaze ngiye nyine man. Ya nuko nguko no kuvuga ngo nubundi iriya ndirimbo nuko we wifiringa, ni uko umeze, imiterere yawe niyo yaguhaye inspiration yo kwandika iriya ndirimbo. Imiterere yanjye ukuntu man natekereje kuba ubundi topic urumva ni Nasara, ariko urumva n'ubundi icyo gitekerezo cyaraje man, idea ndavuga ariko si ubundi kugira ngo indirimbo byumvikane nabigenza gute. Ya mbisanisha n'umuntu uteye neza, tumubebe uteye neza, ugenda neza, ureba neza, kandi urabizi Imana abanyarwanda kazi bateye neza man. Ya bateye neza bifatika man, bararemetse. Monami, iyi ndirimbo narayumvishe neza cyane, ariho ubwo ndashaka noneho nahise nifuza kumenya ifite video nziza, ni audio nziza. Ese audio yayo yakorewe hehe, video yakozwe nande, abantu bayigize mu ruhare? Mbo man, ino ndirimbo yagizwe mu ruhare n'abantu benshi, harimo Kilibit niwe producer, mbo ariko wayimixinze ni Ganza Pro, mbo director ndumva ni Shafi Ace na Gakondo. Ya nibo bantu bagize uruhare muri no ndirimbo kugira ngo n'ubundi isoke imeze neza iteguye. Ya man, umaze ubwo duherukana nasanze umaze imyaka hafi irenga 2 mu muziki nyarwanda. Umaze imyaka hafi irenga 2 mu muziki nyarwanda. Ese ibikorwa byawe ukora nize mbaraga zigusunika, ufite management urikorera we ku giti cyawe? Ese washimira bande kugeza ubu ngubu mu gihe umaze mu muziki bagufasha? Sha musaza, ibijyanye na management rero man, nta n'umuhanzi w'igisena numva ufite management kabisa nawe. Ya nawe ahubwo nyine nibyandi byo gukunda man, gukunda ikintu ukora tu, gukunda umuziki. Ya man, njyene nkunda umuziki ku buryo nshobora kuba nakoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo nkore ikintu cyiza tu. Ya urumva rero na management ufite, ahubwo ari ukuntu Imana ibona ko ukunda ikintu nyine ikabyoroshya nyine bikagenda fresh musaza. Ya ariko na management ufite, ahubwo sinzi ngo bizagenda gute, ariko mu gihe ngifite umwuka, amaboko, amaguru ngomba kubikora tu, mbikorera abakunzi nyine. Ya hari akantu wari ukomojeho ngo nta management ufite, sorry, ngo kandi ngo Igisenyi ngo numenya nta n'umuhanzi uzi ngo ufite management. Ubona bipira hehe kuba mudafite ba manager bayo? Mbo man, urabona ntabwo wafata umuziki wangaye Igisenyi uhuze n'uyi Kigali cyangwa se no mu bindi bihugu tujye tubona man, kuko njya mbona n'abanzi bangaye Igisenyi natwe ubwacu nta rukundo twigirira tu, ntabwo dukundana. Ahubwo ari ukuntu bura nino shusho yanjye sinzi ukuntu nabikubwira man, hari ukuntu nk'ubasani banjye bakeya nshobora kuba narabonye nyine, hari abishimye, hari abababaye ngo twagambaniye injyana n'iki man. Sinzi ukuntu umuntu agambanira injyana nyine man, urumva nk'umuntu ukubwiye ngo wagambaniye injyana se man, shanda urumva kabisa ari uko nguko nakabivuze. Ariko nibijyanye kuri management man, nago abantu bacu bari biyumvamo umuziki cyane ku buryo umuntu ashobora ko yagufata ngo abone ko ufite Imana, ashobora ko yagushoraho amafaranga. Abantu ntabwo turabagira.
ya mani biracyagoye cyane ukora mani nawe urabibona cyane tuba bigoye nyine. habura iki nyine naba boss b'igisenyi cyangwa se abantu bafite agafaranga muri Gisenyi nibo babona ko mu muziki nta kigenda ntago bari basobanukirwa ko Gisenyi hari impano. Ese n'abahanzi babigiramo imbaraga nkeya kuba bashaka abo manager biterwa n'iki? Mani ubundi ikintu cya mbere mbona ishobora kuba cyadusapotinga n'ubundi ni management. Ariko mbere na mbere natwe abahanzi mani dukundane tugwanirana amashyaka mani. Niba nakoze ikintu cyiza uri umuhanzi mugenzi wanjye wamfasha mani tukagisunika ikagera kure. Ariko ntabwo uri umuntu ufite shop ufite indi business azabana mwebwe ubwanyu mudakundana mani sha nta kintu yagufasha nawe tu. Ariko mbere na mbere umuhanzi kunda mugenzi wawe kuko muhuriye mu gakino mani ya twicwa nuko nta rukundo abanzi tugirana bangaye Gisenyi kuko uranga bayumva ko arenze uranga kumva ko arenze mani kandi nta musani wangaye Gisenyi nyine nawe urabizi mani sinzi ko urabica ku ruhande ariko ushyize mu gaciro mani anga nta musani dufite nyine uri ku rundi rwego twavuga ngo mani ya yagezeyo. Nicyo ngicyo tubura nyine urukundo nitugira urukundo nk'abahanzi mani n'abandi abamanager bazaboneka umusaza. Ahangaha ni kuri imbere ya kamera za Meza TV. Mbibutse gukanda subscribe wowe utarayikanda. Turabahungu banyu murabizi cyane turabakunda cyane kandi twizera neza tudashidikanya ko namwe mudukunda. Sinzi impamvu utafata urutoki rwawe ngo ukore share ukore like nurangiza ukande subscribe nurangiza udukorere ibyo twifuza kugira ngo tugere aho twifuza kugera. Ntabwo ibintu turimo aba ari imikino, ibintu turimo tubikorera abanyarwanda natwe tubifitemo inyungu ariko namwe mubifitemo inyungu kuko nimwe tubikorera. Turi kumwe na Monami umuhanzi nyarwanda umuhanzi ukorera umuziki mu karere ka Rubavu. Monami ndacyari kuri iki kintu ni iki kibura kugira rero ndagira ngo ubundi aho kwica gitera wakica ikibimutera. Ndagira ngo umbwire ikintu kibura kugira ngo abanyagisenyi bakundane. Hakorwa iki se ahubwo? Habura iki hakorwa iki? Habura ubufatanye mani. Habura ubufatanye kuko iyo abantu bashyize hamwe bagasobeka ipfundo mani kurica ntabwo biba byoroshye. Ariko uriya niyita Kabaka akiyita umwami w'injyana akiyita superstar mani. Nge biransitsa cyane kumva umuntu ukiri aho ngaho utagira n'akazi yita superstar maniga ya. Ariko hakagombye kubaho gufatanya. Monami wakoze akantu keza mani tukazamurana ariko nukora akantu keza none amashyira ariyongera ya uramujama yakoze akantu keza gute urumva ko mani nta rukundo dufite nta rukundo dufite barabahanzi bangaye Gisenyi nanjye ndimo dukundane dushyire hamwe mani Imana izadufasha twese dukora kugira ngo tuzamuke ya nuko nguko umusaza. Okay, tubibutse ko buri muntu wese ubundi afite channel ya YouTube muri Gisenyi ubu muhanzi ube ufite indi business yari yose kugira ngo ugire abantu bagukurikira nuko wiga kubana nabo bantu bose neza. Numara kubana n'abantu nabi ntago uzagira abantu bagukurikirana ntuzagira n'abantu bifuza kumenya ibyo ukora. Numara kuvuga ko wowe wabaye star ukirya ku bandi bifuza kuba nkuko umeze nta bantu bazagukunda aho wageze ni naho uzagarukira. Mona magahinda afite n'ikibazo afite kirumvikana ku bahanzi b'igisenyi. Arimo aravuga yuko nta rukundo abanyagisenyi tugira abahanzi b'igisenyi nta rukundo tugira nago umuntu yakora ikintu ngo umuhe felicitation yuko yakoze ikintu cyiza. Ubwo murumva yuko murashinjwa ibintu byinshi kandi mujye mukurikira ibiganiro bya Meza TV tubagira inama z'ukuntu mwabana n'abantu tuganira n'umusitari dukeneye kurandura imizi y'urwangano ruri hagati yacu. Monami ninde muhanzi w'igisenyi mani ko aho kwica gitera wakica ikibimutera waba waratse club akayikwima mani ose nanone ayisaba mani nanone ayisaba nanone kwaka kolabo kubera ko nubundi urumva Igisenyi na superstar ushobora kuvuga ati amana mani kugira ngo dukore video urampesa mani ntago bishoboka ahubwo mani ngewe ubushobozi bwanjye ntago bwatumagira umuntu nsaba kolabo maniga. Urumva ahubwo ngewe wumva ko nakoze ibintu byiza azaza yinsabe mani azaza yinsabe dukore sibyo
ariko nubundi bizategwa n'uburyo yanyinjiriye man. Agomba kuza monami wakoze neza. None se urumva man, nagomvisha ikibazo. Yisara abanzi bifata ngo man ngo monami ngo tuza ari umuraperi ngo none yahogoje. Ese man njye nasezeranye n'injyana se? Man. Urumva baracyafite za mind zibikuri man, baracyaciritse mu mutwe. Ngo monami ngo yagambaniye injyana ngo no mu hip hop ngo none yaririmbye. Ese man niba naririmbye se wowe waririmbye tukabona ko basi wagera kuri rwa rwego rutuma abafana bakunda cya kintu wakoze. Cyangwa se ngo ndaririmba ngo none monami ngo yaje mu gakino naho ngo amashyara azamukira rero. Urumva rero ngiye ngo nifate ngo man hari nk'abanzi benshi nagombye kukubwira hanga kuri mic bro, sibyo? Bikina man, nino video ubona gutya yakozwe yaramenze, ariko nzi neza ko kubwo kunda umuziki narigoye ndabikora. Nta nkunga y'umuntu nasabye, nta n'igiceri cy'ijana kirimo cy'umuntu yamaye brother. Ariko niki nugukunda ikintu, ariko bitavuze ngo kubona narakunze injyana ndi umuhanzi. Nago nasezeranye na hip hop, nago nasezeranye na R&B, nshaka nanasirimba man, kubera ko umuhanzi niryo zina. Kuba umuhanzi nago bivuga ngo urahiririmba hip hop ngo gute man. Barabajama rero bafite imyumvire kuvuga ngo bagambaniye injyana, ndacyabanenga bro. Ndacyabanenga kwifata ngo monami yaririmbye ngo ari umuraperi man. Reka bafite ikibazo gikomeye cyane gisabirwa baba docteur n'ubundi binararibonye. Monami nago nge nawe duhuza, ariko nago nge nawe duhuza wihangane. Nago nge ndi umugambanyi w'injyana, na nubwo ngewe nenga umuntu ibyo yakoze, kuko ibyo ukora byose hari impamvu wowe uba wabikoze. Iyo wicaye ugategura ikintu, hari ikintu uba ushaka kugeraho, hari n'impamvu uba wagikoze. Ariko iyo ikintu gishyize hanze uba ugishyiriye hanze abantu bose muri rusange, nta n'umwe uba wakumiriye. Ni uburenganzira bwa buri muntu wese rero kubona ikintu washyize hanze uko ashaka, akanagitangaho comment ze uko ashaka. Sinzi impamvu wowe comment urobanura comment ukagira aho ukritika cyane man, biterwa n'iki? Bo man, uzi nk'impamvu se ino video yarasohotse, ariko akaba ari nk'umuhanzi tuziranye ngo yigira umuraperi wa mbere nganga mu karere ka Rubavu man. Yaraje ansanga muri stu ngo wale ngo monami yagambaniye injyana. Ndavuga gute man? Urumva kandi ni wa muntu nafite ubushobozi bwo gukora video, ashyiraho link nako ashyiraho ngo coming soon, agashyiraho agakora cover ngo coming soon. Ugasanga ya coming soon imaze nk'amezi 3 indirimbo ntirasohoka, abanyamakuru bagategereza TURA muntu gute dutwike. Ariko man umujama none cyambabaje, simuvuze izina ariko nawe ari yizi man. Nanubwo ari umuraperi kabisa man, nanubwo ari umuraperi nje nubaha, naramutanze mu gakino maniga. Njye natangiye hip hop 2012 musaza. Urumva uwo mujama barambwiye ngo monami x ngo enitizio ngo emupilo man, ngo bose ngo nzabafata mbakurere cover ngo bashyire ngo mwigunira ngo ryuko bagambaniye hip hop. Narambwiye bro gute se? Ariko uwo mujama man abyumve neza, afite ikibazo kandi style asigaranye n'ubwanwa gusa, na indi style njya mubonaho tu. Nawe yiyumve maniga. Mba mubwiza ukuri kugira ngo atazongera no kwikina man, naga ari fresh. Urumva rero man, nicyo kibazo. Umuntu arifata man. Urumva uko mbona hari umuntu ushobora kuba nyipevera ibyo bya saa sita bya restaurant sinabyihigira. Ariko ngo monami ngo enitizio ngo emupilo ngo barango nabantu ngo baza mu rugo ngo bakanywa igikoma, ibaza umuntu ngo manta udafite n'ubwenge. Naga ari fresh man. N'uburi umuraperi uzabyerekane man, uzatware award aho uri hose man, sibyo? Cyangwa se man uzatwereke ko ushoboye, wipevere n'umuhanzi umumukorere video. Nawe aracyari hasarabizi man. Nuko nguko musaza. Umuntu rero uri gukurikira iki kiganiro nta kindi ari kumva uretse beef yawe n'uwo muji w'umuraperi wanze kutubwira izina rye, nyamara abandi wavuze amazina yabo, ariko wenda hari yiyumvishe nubwo ngewe ntamumenye, nanjye wenda sinshaka kumumenya, ariko nawe ashake Meza TV kugira tubwire ibyanyu, kuko wibyo ubishyize ku karubanda. Ni umuntu wavuze ko wagambaniye injyana. Ubwo se turabitandukanya gute na beef? Oya naga ari beef man, naga ari beef. Ahubwo mujama yumve ko ibyo dushoboye naga bishoboye man. Yisa namukwita hip hop
namukubita mani, namukubita R&B mani, napfusha tu. Urumva rero mani nko mujama nyine, ahubwo atwegere mani, atwegere tumwe ku buryo bakora injyana mani. Mani umurezi yaransereje mani, umurezi yaransereje byanjye mufashe no mu mashati, ndavuga mani warengereye. Urumva enitizio niba kurikirwa n'abantu bangahe, emupiro nuko nguko mani, monami X araje aratwitse niki, waracyari ku ntebe ya hip hop nuva naho uri mani, gose na naho twahurira maniga abyumve neza, afite ikibazo gikomeye mani. Sinzi uwo mujama mani, uramuzi ariko tu ya uramuzi, nagwa wabura umuntu w'umuraperi ngo ikinanga mu karere ka Rubavu nyine wigize kabaka ni n'inkende mani ya. ariko koko mana yanjye nabirenze nge urama nimero yetu nyuma ya mikoro, urama nimero ye nabirenze. Iyi ni beef y'abagabo babiri, sinzi uru rugambo ikuntu ruzarangira. Ntago ari beef mani, ntago ari beef, ahubwo umuntu abagira ngo biyungure n'ubwenge mani. Biyungura ubwenge, ntago ubwenge ari ubwo kuba wakwicara mani mu rugo umugore akakugaburira mani, sibyo? Ahubwo njye mbona ubwenge ari ukubana n'abantu ukabegera mukaganira, sibyo? Ariko mani buri ikintu kibaho, uzarebe n'umukunzi wawe cyangwa se n'umufana wawe, yumweretse ko ibintu ukora ari ibintu birenze cyane aguca amazi. Hari abantu badakunda abantu bikina mani, ariko umusaza nawe abyumve. Gusa ntago ngiye mwita umusaza kuko n'ubundi aba yigize umuntu wa danger, ahubwo mani ashaka ukuntu yahura n'abantu b'abasaza nkatwe, abo ngabo ba enitizio ba umupiro mani. Urumva nk'umusaza Afrika yamugira inama n'iki byose, namwe ubwanyu mani, kuko nicyo mubereweho. Ariko byivuze ntabwo twabyita bifu, ahubwo ni bya bindi mani, agira ngo uzaba bare ujye ura n'umuntu iryinyo kurindi n'iki, sibyo? Yago mani wabimubwira neza ukerura nkuko nguko mani, kuko mfite n'abantu nshima, ariko si impamvu munenga barasuwa yumvise se munenga, kuko nyine bimukwiriye mani, nawe ni wabimushimira, kandi nzi neza ko nawe ushaka wagira icyo wamuvuga, sibyo? Nuko nguko rero ikintu tubura ni urukundo, kandi kandi tukamenya ko n'ubundi tukiri hasi mani, ahubwo tuzamugwe na babandi badukurikirana babona ibikorwa by'amagambo ntago bibaho umusaza. Yego mani, reka tumuveho ntaribi naho aho ari araza gukurikira iki kiganiro, kuko nawe abari imbere cyane arahita bibona, ubwo nawe azagira icyo abivugaho ntabirenze. Ni Gisenyi turi hano ku mazi G3, turi kumwe n'umuhungu witwa Monami, hano ni imbere za kamera ya Meza TV. Turi kuganira ku ndirimbo yawe yasohotse, twari tugeze ahubwo ku bantu banenze indirimbo yawe bavuga ngo wagambaniye hip hop. Turashima abandi mani, abo twashima ni benshi mani, kuko urumva mu bantu nka 500 mavuga b'inshuti zanjye bankurikirana, havuyemo umwe shaka kabisa, ushobora usanga ahubwo ngo umwe ari we wicaga ibintu, ntabwo nawe mfite ikibazo. Ahubwo reka dushime byibuze nk'umusaza Pacifica, ukuntu video byatangiye byose twari kumwe, mbo ba emupiro arankurikirana kuko nawe ni umuvandimwe n'ubundi, mbo aba producer banje mani nabo mbona batereye isapo n'ubundi. Ndashima abantu benshi mani, n'ubu ngubu namwe buramba nabuze uko nabibabwira, ariko mwakoze imiti mani, mwakoze imiti, kandi video yanjye n'ubundi sinzi ntago ari ukwikina, ariko mani ni nziza kubikenewe n'ubundi, ariko siyo yonyine tu, n'ubundi nko muri weekend nko kutariki runaka hari indi nagiye kujya hanze tu kabisa. Urakoze cyane, abakunzi bawe barumva ko udasinziye, uri murakora cyane, ukunda akazi kawe. Tumaze gusanga burya muri Gisenyi hari abantu batameze neza, hari bamwe mu bahanzi batameze neza, hari bamwe mu bahanzi bica ibintu wenda, ariko se wenda twashima abandi. Ubu abahanzi bakubwiye ngo kora urutonde nibura rw'abahanzi 5 muri Gisenyi, top 5 y'abahanzi 5 wumva bagezweho cyangwa se bari kubikora muri Gisenyi, wadukorera abandi? Mbo man, urumva nka top 10 y'abahanzi 5
man ku mwanya wa mbere haza Monami X nyirizina mbo ku mwanya wa kabiri haza Pacifica nayo no musaza mbo haza Enitizio maniga wanje haza Mupilo mbo man hanzi ko ari benshi barenga n'ijana maniga ni benshi ariko abo twemerana bose man nge nta muntu tujyana beef man gutyo mbona ahubwo dukora ibyiza bakajiginwa man ya ariko man abahanzi mwese mbateye peace maniga ya urakoze cyane abantu wakambura igikombe bageze kuri stage babaye nominated ugahita uvuga ati mwebwe muveho nta gikombe mukwiriye abo bahanzi ni bande man ahubwo ya no wagera kuri stage nkahita nzimya ibyuma man walayi barahari man man ya no wajya kuri stage nkahita mvuga manuka bro manuka kabisa kubera ko ushobora gusana n'ubundi ari wa wundi rugiye kuri stage urumva imbere y'abafana amapoketi adafite agaciro ibintu bya disciplining ya man ubundi stage ni discipline man akisara abahanzi benshi batajya kuri stage anga igisenye man ya urumva nk'uwo muntu ubwo mvuga ngo namwibanzeho ariko no umuntu ujya kuri stage no ibintu by'ubucuma bw'inzarwa iki man urumva ngo naga ari umuco man ubundi umuhanzi no werekana itandukaniro kugira ngo nubundi bamwe bamukurikirana babibone fresh man ariko nta muhanzi wagiye kuri stage yasinze yataye agaciro no man nago bishoboka urumva rero nubundi babanje nakubwira gato nibo batwikira career man bagatuma nawo ndi wo gufasha kuko yarebeye kuri wa wundi akabura ubwagufasha akadushyira mu gatebo kamwe yo muri ababyeyi bacu nubundi muri abavandimwe bacu muri bakuru bacu muri barumuna bacu ariko nubwo umukobwa abo mwagatukisha bose mujye mwegera abahanzi mutuganirize urebe impano bazumanze icyo ashoboye umufashe kandi koko ntago ashora amafaranga ku muhanzi nka Monami X Pacifica n'abandi nk'abo ngabo nguzahombe man ntago byashoboka ya ariko bari abantu nubundi tuzabakorera urutonde niba na ngombwa turujyane kuri RIB man rw'abahanzi badusuzuguza hanga mu karere ka Rubavu kabisa ya man iyo mumaze kumenya ko se mu bishyimbo bizima harimo nibiboze ako kantu mukamara kukamenya mwebwe nk'abahanzi bazima cyangwa se abahanzi bafite icyo bashaka kugeraho abahanzi bafite ejo hazaza baharanira icyo bashaka gukora mukora iki kugira ngo mbese abandi bahanzi bakiri hasi bifuza no kuba baganira namwe bahure namwe hari ihuriro ry'abahanzi rijya ribaho nibura se rimwe mu mwaka munaganire mani tumenye neza n'abahanzi dufite ibyo ngibyo ntago byakunda man nje nakubwiye ko nta rukundo bwacu tugirana narwo sibyo nuvuga ngo na wa muhanzi muhuye muhurira muri studio umusaza wankomye uri nk'abahanzi benshi turi guhura ati mani wadukomye urumva maniga ariko urumva wa mugani nk'aba bandi nakubwiraga man arabanzi bari kutubabaza muri no minsi ariko urumva nkatwe nk'abahanzi wa mugani mutwumva bahanzi bagenzi banje abona tanze mu muziki abona usanzemo man tugomba kujya dushaka ukuntu twategura ibintu byacu ya man twabiteguye twabona abafatanya bikorwa man bazima bafite mu mutwe mwiza nkamwe man uri ibintu mukora suko man sinzi impamvu nuko ari urukundo mama ufite abahanzi banyu man ibaze rero ubaye umwe ukagira undi gutera intambwe ya kabiri ya gatatu man twagera dushaka kugera ariko icyo kibazo ahangaye Rubavu turagifite gikomeye n'amaradiyo urabibona man kugira ngo ujye kuri radio bibabisobanura umanze ujyane umunyamakuru hehe man hehe n'iki urumva bakukanza akanyenyeri man 182 man urumva nta rukundo kabisa ya nta rukundo maniga no kuvuga ngo na nubu ngubu ni kantu ka giti mu banyamakuru karacyakorana nubu ngubu Bigo man nasugize ngo nakubeshya man ose bundi weta kwerekana nyine uburyo nawe tu akeneye service by service man fashe nanjye ngufashe kandi nabo byagombye kubaho nk'umuhanzi w'igisenyi nka radio yacu y'igisenyi man surumva kubera iki se Ivan Mano Bruce Melody ni inde baza bakabahiga man kugira ngo bakorane nabo izo interview bakorana nabo izo show busy man kige baduhora iki se abantu bakoboye kandi
aribo bakuru bacu aribo bakatuzamuye maniga urumva n'ubundi haracyarimo ikibazo cy'urukundo tu urukundo mani nta rukundo dufite kabisa ne ikibazo ubwo ngomba guhera mu mizi ese urangiriye umuziki cyangwa igihe bakuru bawe mu muziki bawutangiriye nawe wemera nka bakuru bawe icyo gihe itangazamakuru ryari rimeze ute ese ubu ngubu ubona rimeze gute nibura bo mani nangira umuziki rero byarangoye mani byarangoye kugira ngo muri n'umunyamakuru kuko twarahuraga n'ubundi aho kugira ngo yumve ubushobozi bw'ikintu cyanjye akanyereka inzara mani akanyereka ko mani ari byo anyeneye kugira ngo nawe agire ibyo amfasha ariko ubu ngubu noneho kano kanya tuvugana hari abasaza mani badushyigikiye hari ba Big Shema ura Big Shema ni umusaza mani kuko ura Big Shema ni umuntu ukurikirana ikintu kuva hasi kandi akakigeraho ya bro wanje nahari isamani yumve ko ari umujama mwiza kandi nakomeza gutya azahindura n'imitima y'abandi bose bananiranye ya nuko nguko umusaza ya na mukunda tukagiye tubakoresha ibiganiro angaha amaze kugera amacano menshi cyane muri Gisenyi kandi nibyo abahanzi mwese bo muri Gisenyi mwifuzaga nibura byo murabona hari ikintu bibafasha angaha biradufasha cyane kubera ko urumva nka za 2013 nta cano twagiraga niba ubyibuka neza n'ubundi wasangaga style yari agasede kujya kuri radio nabwo ugacinya inkoro ariko nk'ubu ngubu cano zaraje mani cano zaraje muradufasha n'ubundi ukabumuriye gutya views zikaboneka inyungu n'ubundi mwami mamubizi mani ukuntu bigenda katazanyuma mushona urumva nk'ubu ngubu nyine niba Monami X akoze ikiganiro agakorana na Meza TV dore ko ari mwe muduhetse n'ubundi n'undi muhanzi naza n'undi akaza urumva ko mani muri kudutegurira ubuzima bwiza mani mwebwe ubwanyu mu kudukorera ibintu byiza mani muri kutwubakira umuziki ku rundi rwego noneho mwebwe rwa rukundo tudafite hari abo muri kudukundisha noneho mani rubanda nyamwinshi yisa bari kudukunda kubera ko bari kubona ko Meza TV yagafashemo gutya na gutya mani ngewe nizo cano zindi nazo nzi mani wallahi nta cano nzi mani ngiye mbona cano ari Meza TV kuko mani nimwe mushobora kuba mwashaka umuntu ya izo cano rero zo nazo nzi bani zimwe zo ku mano zanga ku makontwari mani ya nta yindi cano ndabona musaza. Okay. Reka kwibutse iki Gisenyi twebwe ikintu dushaka no kuzamukira rimwe nago dushaka ngo bamwe basigara abandi bazamuke ahubwo nundi wese uri kureba iki kiganiro tuba dukeneye abantu benshi bo gukoresha interview kandi nta kintu tugusaba icyo usabwa no kubona umwanya ukaza tugashifatanya gushaka location tugakora ikiganiro cyiza tukazamurana kuko byazadufasha twese icyo twifuza kugeraho n'ubundi tukigezeho ngewe nakuze numva abahanzi benshi barimo ba Bubasta barimo ba Basur barimo ba Desem ba Segosel ba abami kukirwa ni benshi cyane na Desem ni ejo man Desem ni ejo ni ejo ariko umenye ko ifite ntago yabura imyaka 4 mu muziki kandi koma nzi indirimbo bafitanye na Pasi ya kera cyakoze man ahubwo kukantu umusaza nzi indirimbo bafitanye na Pasi ya kera kandi bakoma nzi ba Young Grace nzi ba bande mani nzi benshi cyane mani wari abasaza bafite n'ikigoma njya nkunda mani bakoranye na Bulldog ni nayo irahari tell me mani bari abasaza cyakoze barakoze kandi bigaragara ko Gisenyi iri mu impano habe mu muziki habe muri football ako kantu rero ahubwo ko kuryana karimo nta nubwo muragera ku matunda muri kubona igiti nibwo mu kigitera muri kukibagarira kugira ngo kizakure imbuto zere mutangiye kuryana imbuto zitarera uri kumva kandi mwagakwiye gufashanya mugaterurira ikintu gikomeye rimwe mukagerera ariyo rimwe mani mukavuga cyakoze iki gikundi cyacu noneho iyi generation yacu tugiye kurya ya matunda twifuzaga gusoma nifuza ko Gisenyi tutaryana ahubwo twabona twageze ku cyifuzo twifuzaga igisubizo cy'ikibazo twese dufite igisubizo cyuko turi abahanga mu kuririmba mu mupira n'ibindi byinshi cyane byihishe inyuma y'ibyo noneho tukazasangira amatunda icyarimwe mani nago numva ko uramutse niyo waba ugiye muri hoteli wenyine ari wowe uyirimo wenyine wakishima mani urankanjye mani nk'urukundo nkunda injyana man ngiye isano kutabizi man ngiye ndi mu bahanzi
iyi saa nshobora kuba naguha urugero rw'umuhanzi nazamuye akagera ahandi hantu kabisa monami X gutya nyakwigendera Big Boss. Big Boss sinzi niba umuzi man. Umuzi man no mushingura narakubonye. Uriya musaza Big Boss man. Ninjye wamujyanye bwa mbere muri stu. Mbo n'indirimbo ya mbere ninjye yanditse ya Big Boss. Man Big Boss bigera igihe noneho yageze ku rundi rwego, urabizi ajya no gupfa. Imbuga nkoranyambaga man nazo zarahangayitse n'isaha man. Urumva rero niba ngewe ugishakisha cyo kuba nafata umuntu nka Big Boss, umupapa wari ukuze, nkagira ahantu mugeza kuri rwa rwego Afrimax TV izikamushaka, Yago TV kamushaka man yakoze kuma televiziyo menshi. Urumva nuko navuga ati basi umuntu unyeretse ko afite impano muyobore basi mugeze no kuri studio nana ko TURA basi muhereze n'umurongo yagenderaho. Urumva tubaye umwe babiri batatu bane batanu man umuziki wacu wagenda neza dushyize hamwe tugakundana nuko nguko man. Ariko namwe mujye mudufasha man, ikintu cy'urukundo dukundane man. The same nizumve ngo yakoze zamani kugitahura na monami X n'ubundi tugakoma. Ari kibazo ugira ngo umuntu avi Kigali adusange mu mujyi wacu twakuriyemo aho dufatane man. Usange stage na mwana w'igisenyo hari bro abari ikibazo. Abari ikibazo kabisa. Mani urakoze. Ngewe ikintu nagusaba ndagira ngo ugire icyo usaba abakunzi bawe. Wongera ubibutsa ahantu bagomba gukura iriya ndirimbo, wongera ubibutse ahantu imbuga zose bagomba kukubona wowe monami X ibikorwa byawe kugira ngo bagumye baguteze imbere. Man abakunzi banje rero nabanje man, abakunzi banje mbahoza ku mutima, abakunzi banje baranyigaragariza man. Abakunzi banje man ntago mfite umukunzi umwe, abakunzi ni benshi cyane ariko bakurikirana ibyo dukora. Icyo nabasaba n'ubundi mutumare amatsiko yo kuvuga ese muzadushyigikira ryari none mutangire mudushoreho amafaranga dukora ibintu byiza. Ese muzashimishwa nuko Bruce Melody azaza akatwicaza hasi kandi mufite ubushobozi bwo ko mwatuzamura namwe? Urumva rero nk'abakunzi bacu n'ubundi ariko mudahwema kuba mwakora share, subscribe, kuba mwatera comment, ama like. Mbo by'umwihariko noneho nkanjye monami X indirimbo zanje cyangwa se ibihangano byanje kuri YouTube ni monami X. Mbo mfite na boom player, mbo nayo wahansanga man. Ndumva kabisa nago wabura umuziki w'umuhanzi kandi umukunda man. Ni sarabaza mu rugo banshaka monami X twumvisha akantu kameze neza turagakura hehe? Ni kuri YouTube searchinga monami X, cyangwa se niba ari indirimbo yanjye ukunda, niba ari Nasara searchinga monami X, cyangwa se searchinge Nasara by monami X official video. Uraza kubona video nziza iteguye n'ubundi nkuko mwabivuze mwabasaza. Ariko abakunzi banje, ba mama wanje, abavandimwe n'abahanzi bagenzi banje tugire gutya dushyire hamwe dusoheke ipfundo tuzagiraho dushaka kwera impuhwe z'Imana. Man. Urakoze cyane monami. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Murabizi gahunda ni yayindi, akazi ko kaba kagikomeje, tubaho umwe tubaho undi, abasitari batandukanye none n'umwe ndetse ejo n'undi mu bikorwa bitandukanye. Turabakunda cyane. Monami urakoze cyane. Ngewe nta kindi kintu nifuriza umuntu ukunda gukora, ukunda Imana, ukunda abantu, ugakunda abanyarwanda muri rusange. Imana yonyine igigufasha mu byo ukora, uko uteye intambwe gusunike kugira ngo ugere ku cyo ushaka kandi Imana izagufasha ubigereho byose. Nanjye mbere na mbere niragize Imana kuko Imana mu buzima, Imana ubushobozi bwo gukora ibyo nkunda bikagenda neza, kandi Imana ndabizi ko irebera hose icyarimwe. N'abahanzi bagenzi banjye duhuje umwuga igire ikidukorera. Rubavu ya 2010 nibe igisagura cy'amani yago iduhindura amateka natwe tugeraho tugera
kuko impuhwe ni izayo n'imbaraga ni izayo ariko nayo izabikora kuko dukundana ya mani. Murakoze cyane bakunzi ba Meza TV, turabakunda cyane, tubafite ku mutima kabisa. Meza TV ryohera abagukurikiye.